bakananirwa gufata amafunguro uko bikwiye, gukanjakanja, ndetse bikaba byanabaviramo kudakora kugira ngo bashakishe ibibatunga. Abana birumvikana basiba amashuri. Ikindi, kwa muganga hahora hicaye abantu baje kwivuza kenshi, ku buryo izi ndwara mu bantu baza kwivuza bataha, indwara zo mu kanwa ziri mu ndwara 10 za mbere zituma abantu baza kwivuza, kandi ni mu turere twose tw'u Rwanda. Gusa icyiza, ubu burwayi bushobora kwirindwa. Byagera mu bana rero bo bikaba akarusho, aho amashuri yo mu Rwanda yagiye akorerwamo gahunda zo gusukura mu kanwa. Ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko aho babashije gutangiza igikorwa cyo gukora isuku yo mu kanwa, byagabanutse cyane, uburwayi bwagabanutse cyane, bukava kuri 45% ukagera kuri 16%. Murumva ko icyo kinyuranyo ari kinini rwose. Hanyuma abari bafite ububabare bwinshi, iyo proje itangira, bavuye kuri 44% bagera kuri 7%. Nabwo murumva ko igikorwa cyo kwita ku isuku yo mu kanwa gifite akamaro gakomeye cyane. Byagera mu bana bikaba ari ibintu byo kwitaho cyane, ari nayo mpamvu twahisemo gukorera mu mashuri kugira ngo tubitangize mu mashuri, bibe umuco wo kugira isuku. Ni na byiza cyane ko ari gahunda n'ubundi y'igihugu isanzweho y'isuku hose, hakaba na fresheri ku ishuri. Ubwo rero fresheri yo ku mubiri, inkweto nziza, imyenda myiza, igomba kuzamo na fresheri yo mu kanwa. Ibi biratwerekeza neza ku cyo twita isuku yo mu kanwa. Bamwe bafata nk'aho ari ibintu byoroheje cyangwa ntibabiha agaciro. Dufata amafunguro 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita, nimugoroba, ariko kandi akenshi dukaraba n'intoki. Ariko nyuma yo gufata amafunguro ntabwo twibuka ko hari ikindi gikorwa cyo gukora isuku yo mu kanwa tuba dukwiye guha agaciro. Biramutse bikozwe neza uko bikwiye, byatuma tugera ku buzima bwiza ndetse no ku mibereho myiza twifuza, tukabaho twishimye kandi neza, kuko akanwa kacu ni indorerwamo y'umubiri wacu wose. Iyo karwaye ntabwo ubuzima buturyohera. Turacyafite rero abantu batoza mu kanwa uko bikwiye, bageze kuri 80%. Ni ukuvuga ko iyo umuntu yoza uko bikwiye, aba yoza byibura 2 ku munsi, mu gitondo, nyuma yo gufata ifunguro, na nijoro mbere yo kuryama, amaze gufata ifunguro rya nimugoroba mbere yo kuryama. Ariko ku manywa nabyo birakwiye, cyane cyane nko ku banyeshuri baba bafashe amafunguro yabo ku ishuri. Nabo baba bagomba kugira umuco wo guhita bakaraba, boza mu kanwa mbere y'uko bongera gusubira mu masomo bamaze gufata amafunguro. Ibi rero bihita bitujyana kuri iyi nsanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twite ku isuku yo mu kanwa, tubeho neza. Akanwa kacu ni indorerwamo y'umubiri wacu, tukiteho kugira ngo tubashe kubaho neza. Murakoze nyakubahwa. Arakoze cyane impanuro duhaye z'uko tugomba kwita ku isuku yo mu kanwa. Bizeye yuko nituva hano noneho abo bantu 80% mu rusakabara. Reka twumve itorero dususurutse.
bisusurukije nagira ngo mumfashe tubashimire rwose. Murakoze cyane. Tugeze mu mwanya wo tugiye kumva ikiganiro ku buzima bwo mu kanwa ndetse ibibazo n'ibisubizo by'ibyo na Dr. Kayinamura. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Kayinamura Jean Marie Vianney, naje nturutse muri Rwanda Dental Association, ni ihuriro ry'abavuzi b'indwara zo mu kanwa ndetse n'amenyo. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga ku buzima bwo mu kanwa, cyane tukibanda ku isuku yo mu kanwa n'amenyo. Muri rusange isuku ituma umuntu agaragara neza, ariko kandi isuku idufasha kwirinda indwara muri rusange. Iyo umuntu afite isuku n'aho anyuze aba agaragara neza, kandi nk'uko mbivuze muri rusange umuntu afite isuku bimufasha kwirinda indwara nyinshi mu mubiri we. Akanwa rero nako kagize umubiri w'umuntu. Akanwa karimo amenyo, akanwa karimo ishinya, amenyo akaba ateye mu igufa. Kugira ngo ubuzima bwo mu kanwa bugende neza, nuko tugomba kugira isuku kugira ngo akanwa, amenyo, umumaro wayo ugomba kurushaho gusugira usagamba. Tuzi ko akanwa ariho navuga ubuzima butangira. Tuzi ko ntabwo wabaho utariye, kandi tuzi ko kurya, ufungura, twifashisha akanwa, twifashisha amenyo ndetse n'ururimi. Bidafite ubuzima rero buzira umuze, n'ubundi buzima ntabwo byagenda neza. Tutahagira isuku ntabwo umumaro tuhategerejeho twawubona. Tutagira isuku ashobora kurwara ntabashe gukanja, kandi yakanje bikanoga nibwo nibogora no mu gifu n'ahandi biba bikeneye gukora bibasha gukora. Akanwa rero tugomba kwitaho mu kuhagirira isuku. Akanwa tugomba kwitaho twisuzumisha hakiri kare